waruzi ko AI ubwayo ntabwo izagutwara akazi, ariko abantu bakoresha AI, abantu bari kwiga AI ibo barirayikiri ko nta mpamvu bazagushyiramo bazagutwara akazi kawe. Nibyo ntabwo AI izagutwara akazi, ariko abayikoresha bo bazagutwara akazi. Niyo mpamvu amazi atararenga inkombe nakuzaniye tools 7 za AI ukwiye kwiga nimba gushaka gusekerunga akazi kawe, nimba biseriye mu kubyaza umusaruro AI, ni ushaka kuzagukorera amafaranga ukoresheje AI. Ariko ntago AI iratangira gukora amata nkaya. Reka dufate ku mata none mbinjize mwisi ya AI, ntuze gucikwa na AI tool ya gatanu ni injyana muntu. So AI za mbere ugomba kwiga. AI igufasha muri chatting, muri prompt, kugenerating text, kubona ibisubizo answers. Harama AI ariko abahari uko ibyo bintu ugomba kubanza kuzi nyine niba ushaka kubyaza umusaruro artificial intelligence, cyo kwita prompting AI. Prompting AI iya mbere nta yindi irenze izindi nyine uretse ChatGPT. Rero ukwiye gushyira ingufu, ugashyira ingufu muri ChatGPT, ukiga gupromptinga ukoresha ChatGPT. Nimba ari ubwa mbere urebye no video, genda urebe video nakoze iminota 2 ivuga kuri ChatGPT. Ukwiye gushyira ingufu muri ChatGPT, ukamenya gukoresha zino tools za search web, run deep search, think longer, ukamenya kuko iyi izi chat cyangwa se prompting AI ikintu zizagufasha cyane. Uzajya ukuramo ibyo ukuyemo ubijyana mu zindi AI. Ushobora kubijyana muri AI igufasha gukora video, ushobora kubwira nka ChatGPT ngo nkorera prompt ya video yamamaza, ukavana muri iyo prompt cyangwa se iyo text ikayikujyanira muri iyo AI yindi ikakugenerating. Ushobora kubibwira ati summarizing igitabo, ikagisummarizing byayo no gusummarizing ukabijyana mu zindi AI ahandi hantu hagiye hatandukanye. Niba uri gukora wena nka presentation, ushobora kuyibwira ati nkorera presentation neza, ugafata presentation ukayijyana mu yindi AI ikaba yagufasha. Rero hakiri kare vuba shyiramo ingufu muri ChatGPT. Indi ikora nka ChatGPT nayo nindi ya Google ni Gemini nayo nindi tool, ni prompting tool cyangwa ni turi gufasha kubona amatext, kubona ibisubizo, gukora ibintu byawe, ko yagufasha ibitezo ikabyorganizinga neza mu buryo buri smart. Indi ya kabiri mu buryo muri prompting ni Gemini. Indi ya gatatu ni Gemini ni ya Google. Indi ya gatatu ni Copilot ni ya Microsoft, na kino kigo cya Microsoft. Ni ya Bill Gates. Nayo ushobora kuba wumva utarakunza touch wenda ka ChatGPT cyazo kumva ntabwo ukunda Gemini. Twese tugira goals zigiye zitandukanye, so ushobora no kuza ukaza kuri Copilot. Nayo bijya gukora kimwe nka ChatGPT, ariko mbabwiza ukuri kugeza uyu munsi ntabwo ndabona prompting AI yasimbura ChatGPT, ariko abantu nyine tugira zigiye zitandukanye. Indi ya gatatu nayo nzayikoraho mu buryo buri detail, nayo nabonye iri kuzamuka cyane, niyo rwita Claude.ai. Nayo ni prompting AI, ni ya AI igufasha mu kuba wabona ibintu ujyana mu zindi AI, cyangwa se ibitekerezo bya kubyoroganizinga, kuko amatext ibintu byo bitandukanye ikaba yabijyana yabikujyanira muri yabigushyirira wabijyana mu zindi AI. So nizo ngizo eshatu zagufasha mu cyo kwita prompting AI. So reka tugende kuri AI ya kabiri, cyangwa se tool ya kabiri wakifashisha. Tool ya kabiri ni igufasha kugeneratinga image, cyangwa se kubona image, cyangwa se kubona wakora amafoto. Abantu mufite business, gukora graphic design, gukora udupost tujya kuri social media, turumubona kuntu kwa watwikorera. Ibi ngibi ushobora kwikora nka business, ukaba wabona wakora nka business yawe, cyangwa ukaba bishyira muri business, muri wajya ubikuraho amafaranga ukora abantu graphic design, birashoboka cyane. Cyangwa se nawe ukazajya ubikura muri business ya muri NGO, niba ufite business ariko utarabona ubushobozi bwo kuba wakora watanga amafaranga kuri graphic design,
iyi tool ishobora kugufasha. Iyi tool niyo bita AI Studio, Google AI Studio. Iyo nawe nzayikora muri detail, munyandikira imba mushaka ko nayikora, ariko Google AI ifite ibintu byinshi cyane, ifite features nyinshi cyane, ariko hanga nahisemo ko tureba ku kantu ko gucreatinga ama image tuzagira ute, iyi nayo tuzayikora mu buryo burambuye. Niba ushaka gucreatinga ama image wakifashisha iyi Google AI Studio. Reka tugere muri ChatGPT. Mbere kugikora ngiye gufata prompt mvaye muri ChatGPT, nindangiza nyizane muri Google AI Studio turebe image idukorera uburyo yaba imeze. So twagiye turuka dufata iyi prompt nayibwiye, yambwiye ngo create a modern AI catching digital advert banner for web design, digital marketing expert. The banner should include yampaye nyine prompt. Nababwiye ngo izi ChatGPT na zino zindi zigufasha gucrafting ibintu byawe neza ku buryo bijyana mu zindi AI. Ni ewan se nabyita gute? Iyi niyo materineri, uzi ko kugira ngo twige kwandika. Iyi ni nka primaire. Uri umuntu utareze primaire, utareze na kindergarten, iyo azamutse muri za kaminuza usanga bimugorwa sana, ntago azi Icyongereza, ntago azi gukora ibintu neza. Rero niyo mvuga ko umuntu udashyira ingufu muri ChatGPT cyangwa se Gemini cyangwa se Copilot cyangwa se Claude.ai ni umuntu aba yaragwingiye. Nujya kuri bya bintu bisaba ko umuntu yize university, usanga bimugora kugira ute kubikora, bizanagorana cyane kuba babasha kubyaza umusaruro AI. Inshuti yanjye, subira inyuma wige unonosore AI, especially zino prompting AI. None ngiye gufata yanjye nyiza nanga nge muri nzanga muri Google AI Studio, ninangiza nzanga muri Generate Media, ninangiza nze mwingi imagine makande, nangiza shiremo text zanjye, nindangiza nzanga ngirute generating ya image yanjye. Iyi ngiyi igufasha muri kubona ko inkoreye graphic bitewe na specification yahaye, professional design, digital marketing, shiraho nimero yanjye byose. Murabona ko inkoreye ifoto nziza cyangwa se graphic nziza. Murako kano kantu kugakora kera byasabaga ugasanga bigusaba nk'ibi. Iyi ngiyi kuyikora ishobora gusaba hafi 5,000 kugira ngo umuntu ayigukorere. So arebe abantu mushaka gukora business nka zino, watangira kubyaza umusaruro muri AI. Ikindi cya kabiri, abantu mwamukeneye tuno turi mudafite amafaranga, mwajya mu gukoresha zino AI. Ariko especially ku bana muri kuri kaminuza, abantu muri kurangiza mudafite akazi, ubu ni uburyo bwo creating job opportunity. Nubwira umandi kubyigisha, nubwo mubona biba byoroshye, abantu nabanebwe ntago nabo bashaka kubikoresha. Rero ubyize ukazajya uza muri izi AI zigufasha kubona some money washyira ku mufuka. Rero ni ingenzi cyane ibintu kubyiga. Indi yagufasha creating ama image niyo rwita Labs cyangwa se Google FX. Ubwo ni ukwandika muri labs.google/fx. Niturangiza tuzanga muri image FX. Ninangiza ahangaha shiremo text, ninangiza ni generate. Ngiye shobora kunkorera icyo kwita 3D image. Image igiye kudukorera mu byo twita murabona ko image ikoze, murabona ko ikoza akantu k'ubwenge. Iyi nayo yagufasha gukora ama image. So iyo niyo AI. Indi AI tugiye gukurikizaho iyi ngiyi noneho ni guys, nayirebye nayo ngira ubwoba. Ni AI igufasha no gukora ubushakashatsi, gukora online. Bimwe bafataga ibintu ukajya kuri Google ukajya gusearching ikakuzana ibintu byinshi cyane. Iyo guy nayo nzayikoraho, ariko irimo irasimbura Google. Nababwira ko abantu bamara kuyimenya, Google izaba yamaze guta kabyite value cyangwa se abantu kuko nitagira ikikora
bizagorana cyane ko iyi ngiyi bayita kuko nabonye ifite ikizina kiri complicated ni perplexity.ai perplexity.ai. Iyi ngiyi ni ukuvuga guys ushobora gushyiramo ngo nashyizemo ngo best shoes in Rwanda, yashaka inyereka amashopu ari mu Rwanda. Yanyeretse iyo twita Uzuri K&Y Experience Store Nyarugenge, inyereka Rwanda Kicks Kigali Kicks Store ndi kubatwikira kandi mutanyisi. So Kick or Heels yazimaye guys, ibi ngibi ni dance. So none yanyibaza ikibazo best hotels in Rwanda yazimaye yamaye yo bita Kigali Marriott Hotel, murabizi kuko ntago ikubeshya pe Marriott irarenze. Yamaye Reki Kivu Serena, murabizi yamaye Kigali Serena Hotel. Nukuvuga ngo iyi ngiyi ikora ubushakashatsi kandi ikakuzana ibintu byawe neza kurenza kwa kundi guguya guhaga ibintu nk'igihumbi. Ariko none durakandi kanuno ka nkomye, urabona ko ugiye hano munsi cyangwa se abanyeshuri muri kuri kaminuza. Guys, iyi ngiyi none ahanga ugiye hano kano kantu ngo ahanga kano kantu ka search ushobora kwibwira ikakuzana ibintu biri academic. Ni ukuvuga ngo none ikakuzana ibijyanye na ama publication, ama news bigiye bitandukanye. No ikagenda ikajya gushaka, rero kankwereye nk'urugero, ikajya gushaka ibintu biri online, top how to make money in online, sibyo online. Ariko no ikintu igiye gukora iragenda no igeni irebe academics, ntuze abantu babyanditseho mu buryo bwa academic. Ibi rero kiza ikintu igufasha niki, niba uri umushakashatsi ukaba uri umunyeshuri kwandika igitabo uri kwako ningo uri gushaka ngo ndabyuka niga kuri masters, uri gushaka reference, uri gushaka abantu banditse ku bintu byawe, iyi perplexity yagufasha kugira ute gukora igenda reba, igenda imbwira article inuza ahantu ikuye ibintu, igenda iguha ahantu hagiye kuri ibintu. Ukuvuga ngo mu bijyanye n'ibintu biri academique ibi yagira ute yagufasha. Ariko no si nibyo gusa, nabonye ikindi kintu igufasha ahangaha. Ushobora kuyibwira ujyana kuri search, ushobora kuyibwira noneho wowe kugira ngo ikore biri academique ikajya muri social, nubango ikajya iguha opinion z'abantu ko abantu babibona. Ishobora no kujya no muri finance igakora ibintu bijyanye kuri finance. Iyi ngiyi bayita perplexity nzayikoraho mu buryo murambuye. Guys, rero mbere ko nkomeza kuri tour ya kabiri, ngewe akazi kanje ka buri munsi ni ugufasha abantu kubyaza umusaruro internet. Ngewe mfite company y'ikoranabuhanga bayita Afrinovators, abantu bashobora kuba mwarayumviseho. Kimwe dufasha abantu muri Afrinovators, tubafasha kubona website nziza, ama e-commerce, ama NGO, abantu bafite tourism company, ibigo by'amashuri, abantu bigiye mutandukanye, tubafasha kubona website nziza. Ariko si nibyo twebwe no twifitiye na hosting, twifitiye na domain name, ibyo byose n'ahantu tujya kubikora byose turabifite. So rero niba ukeneye website, uri NGO, ukeneye e-commerce guy, wahaza muri Afrinovators. Ngere kubabwira aka kanya tukagufasha kubaka website yawe. Twebwe ni all in one, ni website tukayihostinga, tukaga domain yayo, tukaguha na support y'umwaka wose. Guys, ahangaha biragoye kubona umuntu waguha support y'umwaka wose. Ikindi cya kabiri, ngewe ndi online business consultant, ukuvuga ngo uje kunkoreshaho, nshobora no kuguha n'ubujyanama ku bijyanye n'ukuntu ya website yawe yabyazwa umusaruro. Ariko none abantu bafite ama website mubona amafaranga mwatanze yarapfuye ubusa kuko mubona mutari kwibyaza umusaruro, muze muri Afrinovators tugire ute tubakorere umuti, tubere ku buryo zabyazwamo umusaruro. Rero uze kureba link tool ya kane. Ni AI tool igufasha kugeneratinga umuziki, right? Abantu mukunda umuziki. Iyi nayo ushobora gukoresha icyo twita, ushobora gukoresha udio.com, nubanga igufasha gukora umuziki. Ushobora gukoresha niyo wita suno.com. Suno yo benshi murayizi,
aha reka no dusubire muri ChatGPT tuyibwire idukorere Afrobeat music for romantic. Okay, niturangiza dufate ibintu dukorere tubizane muri Suno tuyibwire dukorere umuziki. Aha, oh whoop yeah, oh nana yeah, it's your boy Sam on the beat. Cyakoze Imana yanyimye ikintu, Imana yanyimye Imana yo kuririmba, Imana yo kucyanya, Imana yo kwima kandi nkunda umuziki, ariko ntari wampaye Imana yo kwigisha. Thank you so much God. Boom, imaye prompt zanjye none ndafata iyi prompt yanjye nababwiye guys, utazi gukoresha ChatGPT na zino basic AI, forget about kubyaza umusaruro. None ngiye gufata ngewe nze okay ngibi urazanga uzu generating ikintu ukora no kuri Suno, bintu byejungo bya intro bikuramo, ngo verse ya mbere ukabikuramo, bino bya chorus ukabikuramo, hano ukabikuramo byose, ngo outro ukayikuramo. So ugasigazamo zina lyrics gusa. So uri umuntu ufite ubumenyi ku muziki, wajya nano editinga ugashyiramo style ngo pop, ibintu byinshi cyane. So you go there and you generate imuziki wawe umunota umwe cyangwa iruka ukoze umuziki. Ahanga business irimo, niba uri umuntu yaminiya ukunda umuziki, watangira business y'umuziki, ugatangira YouTube channel ukazajya generatinga n'umuziki. Ntago nyine byoroshye kwita ko watakwibyazaho amafaranga, ntago nyine byoroshye nkuko ndi kwibabwira, ariko ubikunda guys, nuko ndashaka ino video iza kuza kuba ndende cyane, akorera kuri YouTube abantu babikora bakora ino muziki ba generatinze bamaze kugira sub nyinshi cyane, abona amafaranga menshi cyane. Rero ufite passion ku muziki, this is the way to go. Katwumve video nozo muziki nkoreye. Oh na na na, yeah. It's your boy Sam on the beat. Feel the vibe, don't stop now. They got to kick out, let's go. Woke up this morning, I'm feeling so blessed. Grind every day, now I'm cashing my check. Life so bright, no stress on my chest. Pull up clean, designer finesse. Tugena no kuri AI kangahe, AI noneho video ufata text wari ufite ukayigira ute ukayihinduramo video. Yes, ibi rero ni ingenzi cyane ku bantu nyine mushaka gukora ama video yo kwamamaza, ama video kuri business zanyu. Rero ibi nabyo ni ingenzi cyane, iyi tool ni ingenzi cyane, ifata text za yawe ikayihinduramo video. So ikikonya tugasubira muri ya ChatGPT wacu. So ugakora prompt ukayibwira ati nimashaka gukora video yamamaza ibi nibi, please generatingira text ngiye gushyira muri AI wenda bita bla. AI tugiye kwifashisha muri video generation turi kwita Freaky.ai. Freaky.ai nayo nabonye nayo ibikora neza cyane. So reka ndebe ngiye kuri Today Digital World website is your impression. Nafashe kano kanuze bro, ndangije nsanga muri Freaky. Freaky.ai, ndaza kwibandikira hariya Freaky.ai, njyamo. So Freaky.ai wazanga prompt idea nshiremo ya text yanjye, ninangiza iyo ikora amasegonda 30 ushobora no kuzanga ukabloadinga audio yawe, then I come to next. Freaky.ai warangiza ugahitamo niba ari ijya kuri TikTok, nyine ikena kuri 16 ni TikTok, ingi niyo kuri TikTok, kuri YouTube Shorts no kuri Instagram Reel na Facebook Reel. Ariko ngiye guhitamo akajya kuri Landscape, gashobora kujya kuri YouTube, ugahitamo design, niba uhitamo ibintu demo product, webinar,
ugahitamo template ushaka gukoresha. Okay, reka mpitemo iyo mbonye. Mwebwe ndimo ndagenda mbafungura amaso. Ushaka kubikora waza ukagira ute, ukaza ukabicuza ingano byose ukajya kubikora. So warangiza ugahitamo ubugize kugaragara nimba garagara nk'ari professional. Yes. So warangiza hano ugashyiramo instruction irabikubwira, urangiza ukanextinga ahangaha ikagukorera video yawe. Indi nyine washobora kugerageza iyi ngiyi Freaky.ai, uri kuyigerageza ushobora no kugerageza iyi bita Steve.ai. Steve.ai nayo ikora umuti cyane. So reka turebe na Steve.ai nayo igukorera video. Ops, amasegonda. Iyi Steve.ai yo iranarenze cyane, yo ishobora gukorera hafi n'umunota kuzamura. Nayo kaza kabigushyiriramo. Ops, hangaha urabona ko iyi Freaky.ai irabikoze. So ikagusaba gushyiraho voice over nimba ijwi ry'umuhungu cyangwa umugabo bla bla bla, warangiza ukatakugira ute usama. Guys, ndi kugenda mbiba mu buryo buri summary, nzagenda zimwe na zimwe nzikora imwe kuri imwe, ariko ahangaha ndimo ndagereza kubafungura amaso kugira ngo mbereke aho ibintu bigeze nuko mwabibyazamo umusaruro. Wow. You can see video ikoze. Inshuti zanjye, mbere uko nkomeza n'izindi tool zisigaye, munyumve rubyiruko banyafurika, munyumve banyarwanda, munyumve abayobozi b'amakaminuza, munyumve ababyeyi, munyumve bantu mushaka niba mwabasha kunyumva. Izi zose muri Rwanda kugenda mbereka mubona zikora ibintu by'ibitangaza gutya, mu by'ukuri ntago ari uko ari ibintu bya danje. Bano bantu baba bakora bino bintu aba ari abantu umwe cyangwa babiri bakodesha office ahantu ugasanga batigishije isi yose. Ntago ari urukama rwa danje. Kandi iki cya kabiri, bino bintu baba bakoresha ntabwo amadata baba bakoresha aba ari ayabo, nabo bayaguze hano kuri za ChatGPT, bayaguze kuri za Microsoft, bayaguze kuri za Google, bakayabyazamo umusaruro mo zino turumona turimo turakora. Impamvu rero Afurika duhora ducibwa amazi, abantu b'abanyazu banazungu baduca amazi, ubona nyine abantu badusuzugura, inama zirajya kuba ngo bagiye gusinyira amasezerano muri Amerika, ari ibintu bibazo biri hano iwacu. Kubera iki? Kubera ko nyine twe turi aba consumers cyane kurenza kuba aba producer. Rero I challenge you universities, I challenge you dear colleagues, ndimo ndabacalenginga twe twakoze ibintu byacu ko bino bintu kubikora atari ibintu bya danje, kari ukwiga ubumenyi bwose bwuzuye hano hanze. Why? Natwe twakora zino tour. Ubungu hari umuntu wenda nk'umuntu uri Burayi uri gukora tour ngo yerekana ngo uko Afurika iteye, ukazagenda ukajya kureba muri iyo AI ikekwigisha imiterere ya Afurika. Twege muri Afurika duhari, ubu ari umuntu uri gukora AI yigisha guteka ari i Burayi, ugasanga twe iniwacu ntago twabikora. Ibi bintu rero ni ikibazo cya mindset, ni ikibazo cyo guhindura imyumvire, ntabwo tugatangira gutekereza uburyo twatangira gukora ibintu byacu tubyaje umusaruro. Bino bintu bano bantu bakora bino nabo bagiye bakabyaza umusaruro resources zigiye zihari. Rero aka kanya kino gihe turimo si ikibazo cy'uko ngo
ngo ngabanye abazungu n'abandi baturusha ibintu oya, ni ikibazo cy'imyumvire. Natwe ibintu nk'izi twabyikorera. Ndacalenga abantu mwiga kuri kaminuza ibintu bya IT, ndacalenga abayobozi baba kaminuza nimufasha abanyeshuri bakora ibintu bizima, ndacalenga abantu baba entrepreneur mu invest mu bintu birimo amafaranga, ndimo ndacalenga n'abandi bantu mushaka kubyaza umusaruro iyi otherwise mu myaka iza n'umuntu tubongera tubibikoresho by'abantu bazungu badutware badutwara akazi. Kuki twe tutabyikorera? Bantu banyarwanda muri kunkurikira, abantu muri kunkurikira bashaka kumva ikinyarwanda muri diaspora, ni mushore mwa bino bintu, mushore mu banyafrika dukora ibintu byacu. Niba wumva wifuza ko twakorana ikintu kizima, ukumva wumva washora mu bino bintu, nyandikira. Ariko sinangwa kuri nyananjye nawe ukora ikintu umbwira ati Sam nakoze AI izana nyikorere yimenye ikorere review, mureke dufatanye mwaruno urugendo rwo kugira uke rwo kuzamura Afrika yacu. Murakoze cyane. Reka dukomeze muri AI tour ya gatatu. AI tour ya gatandatu ni Manus. Manus ni AI agent, ni agent ushobora gutuma ahantu, ushobora gutuma ngo gera unkorere ibi ngibi, gera unkorere ibi. Ni kugira ngo viditaza kuza kuba ndende, nakoze video kuri Manus. Ndakwinginga nimba rugamiro y'ino video nyaruka ugende urebe uko Manus ikora, urebe hariyo nakoze nyisobanura uburyo ikora, uburyo ushobora kuyibwira gukora ibintu, hariyo nakoze nyibwira gukora website kandi yarayikoze. Genda urebe iyi Manus, ni ngombwa ko uyigiraho ubumenyi. Indi AI tool ukwiye kumenya ni igufasha gukora presentation ku ishuri, kuri kaminuza, mu buzima busanzwe, ko wakora PowerPoint nziza. Bayita gamma.app. Nakoze video ebyiri kuri bino kwiga gamma.app. urabona ko ama presentation ye menshi mubona ano video menshi mbana yakoresheje iyi Gamma igukorera presentation yawe neza. Ushobora gushyira ibintu utabyanditse neza ikabigukosorera, eranzi kagukorera app yawe neza, nako presentation yawe neza cyane. So rero nawe ndibuze kuyijyamo ngo ubikora gute, kuko nakozeho video ndaza kuza kuyipininga muri description kugira ngo muze kuza kuyireba. So rero guys, nizo tour kari 7, izi nizo ushobora guheraho ugira ute ubyaza umusaruro AI. Icyambere ni prompting. Zirazo ni ingenzi, sinzi uburyo nabisubiramo. Zira ni ingenzi cyane ChatGPT cyangwa se Gemini cyangwa se Pilot n'izindi nyinshi, ariko mwibande kuri imwe ya ChatGPT. Mwabonye ko izindi zino zose zindi ntabwo zishobora gukora utifashishije izi zambere. So niye rero mukeneye ko nzakoraho, niye mwumva nasobanuye neza, ese niye challenge mwumva twakoraho. Ikindi, niba ufite AI wakoze, nyandikira tuyikorere review, ngukorere umuti. Kuki nguma namamaza AI z'abandi bantu kandi abavandimwe abanyafrika muhari yizana. Iki ni uko nabivuze, niba ushaka kwinvestinga muri AI, investingamo ntabwo uzabyicuza. Niba ushaka ukeneye umuntu mwafatanya, please nyandikira tuyifatanye. Nge ntabwo navuga ko nzi ibintu byinshi cyane, ariko ndi very open kuba nakora research ku bintu bigiye byagutse. Rero bye utibagirwe gukora subscribe niba ubona ibintu byagufashe.